niko bimeze hari ibyo twagiye turasa ibisasu byabo ariko nk'uko mubizi ntabwo byose twashoboye kubirasa ariko ibyo nibyo byabaye ariko turimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo tuburizemo ibyo bisasu. Twabonye n'imodoka z'ingabo z'u Rwanda ifaru hariya mu karere ka Rubavu, ese nuko bishobora gukomera bikaba byakomeza kugera mu Rwanda ibisasu bituruka muri Kongo cyangwa se n'intambara ikaguka? Izo nizo ngamba navugaga zose zishoboka kandi zikenewe kugira ngo twirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyakwambukiranya umupaka. Hari impungenge zihari ko bishobora gukomera imirwano ikaba yakwaguka ikagera no mu Rwanda kuko abantu bafite impungenge ko bakurikije ibyo bisasu byagiye bigera mu Rwanda. Ibyo rwose tumaze iminsi twiteguye, tuzi ko iyo situation ishobora guhinduka ariko turiteguye mu buryo bushoboka. Yego, aho ngaho naho umuturage akeneye kumenya ngo ingabo z'u Rwanda muramuhumuriza gute kugira ngo yumve atekanye, atari kuvuga ngo arakora ibintu bye avuga ati nshobora kubivamo nkagenda. Ndongera mbisubiremo, RDF yafashe ingamba zose zishoboka kandi zikenewe kugira ngo twirinde ibitero byose byakwambukiranya imipaka kandi byagabwa ku butaka bw'u Rwanda. Ingabo zacu ziri tayari kandi ndagira ngo mbizeze ko turimo gukora akazi nk'uko bikwiye.